So reka twizere ko abahanzi bagiye gutahana amafaranga mu ntoki mutojya kubaha sheke zifotoye. Oya niyo mpamvu turi hano tuje kuyabaha. Yambira abantu kugira ngo amateraniro abe mu mwuka w'Imana biva ku ndirimbo. Nusanga itorero rigira indirimbo zisize uzasanga umwuka w'Imana yakora mu buryo busize. Ariko abashumba benshi ntibabizi, bazi ngo imbaraga ziba muri bo, ziba mu biganza byabo, ziba mu ijambo gusa, ziba mu buhanuzi. Nyamara indirimbo zijya zibohora abantu benshi, ziba mu mwuka w'Imana. Buriya iyo zitateguye neza ijambo tirikora. Atanga icyacumi abantu bose basiga icyacumi ku bashumba. Iyo ni certificat mwarakoze cyane ya ARI. Niyo envelope ndabona bya byose birimo birashimishije kandi akagero k'iminsi ntikabishobora kunanya n'umukunzi wanjye. Hallelujah. Umuhanzi wa mbere ukandagiye hano kuri red carpet bamwita MD ni umuhanzi ukora indirimbo za gospel ariko cyane cyane yibanda cyane ku njyana ya hip hop. MD yakoze indirimbo nyinshi cyane. Iyi kimwe wamenya nuko nyuma yuko season 1 irangiye yahise anakora ubukwe afite umwana bita Liam, uwo bamwita MD akomeza atambuka na madamu we batambuka neza cyane mu ikote iribara nibanza kuryitiriye. MD usanzwe uziho urukundo rukomeye cyane n'umugore we amaze gutambuka hanga. MD Savon bien umeze neza cyane mama Liam Savon ariko nzongera guhamagara MD gusa cyangwa nzazama JD family. So MD umeze gute? Ndaryoshye. Yego uraryohewe cyane. Turashima Imana. None reka tuhite twihuta kuri Rwanda Gospel Star Live. Ivuze iki ku muhanzi nkawe? Ya mbere na mbere ndashima Imana kuba kino gikorwa cyongeye kuba kuko season ya mbere naje mu bahanzi 10 babaye nominated. Noneho igikorwa cyose narakitabiriye ngira ngo urabona ko mpageze ndi no wa mbere. So n'igikorwa cyose cya ugitangira kurinda gisoza nahuraga ndi wa mbere. Ndashaka ngo niwe wabaye wa mbere? Oya ndavuga mu kwitabira uwa mbere ariko mu bikorwa ukaba wa nyuma. Oya mu bikorwa nabwo burya nabyo bikunda kuba mba ndi hejuru igihe cyose. MD nyibutsa watangiye cyangwa se wabaye nomine uri kumwe na madame? Nago nari nomine na madame nandi jenyene. Ariko wayisoje none uri kumwe na madame? Ubu ngubu ndi kumwe na madame. Niyo mpamvu magaze kuri Rwanda Gospel ku cyapa ndi kumwe na madame. Ni bisobanuye iki ku buzima bwa mama Liam? Bisobanuye iki? Bisobanura ibintu byose mu buzima bwanjye ko niki nari narifuje mu buzima, umugabo wuzuza talents zanjye, umugabo mu hip hop cyane. Ngaho reka nsabe madame ambutse acapella ubundi mbareke mwifotoze ubundi tutambuke. Okay, so thank you so much. Muhanzi ubundi ahora ari umuhanzi yiteguye. We are happy today. God has done it. Celebrate with us. We are happy today. God has done it. Celebrate with us. Uyu munsi njyewe nawe turaryoshye kuko ni wo munsi twari dutegereje. Abavandimwe. Thank you MD. Reka duhagarare badufate agafoto ubundi muraza kuzamuka mu muryango wa kane. Murakoze cyane. akagero k'iminsi ntikabishobora. Yes, nibango rero ntago ari umuhanzi tugiye kwakira nkuko twari tumaze kwakira abandi, nibango tugiye kwakira umwe mu bari gutegura iki gitaramo. Aristide, umeze neza? Umeze neza cyane. Neza cyane kabisa. Rwanda Gospel Star Live igarutse mu matwi y'abantu. Niki kigiye kuba?
uwo magingo yawe n'umunsi twaje guhemba abantu ari abahanzi bakoranye muri season ya mbere hari ibyo bari bemerewe so byatizemo gake ariko uyu no munsi byatinjwe n'iki twaje ni byinshi ntabwo navuga ko byatinze kwanze kuko nta munsi twavuze twagomba kubitanga ahubwo n'icyo gihe koko ko hari byinshi byagomba kwitabwaho gutegurwa gushyirwa mu bikorwa kugira ngo bahembwe kandi bijye igikorwa kimeze neza so rero umunsi wari uyu nguyu kuri ngewe ni umunsi wa nyawo ni nawo munsi tugiye kubona abahanzi ba gospel bateranye bwa nyuma cyangwa murategura ibindi bikorwa nyuma y'aha ngaha Rwanda Gospel Stars Live niyo mpamvu ihari so duhari kugira ngo dufatanye n'abahanzi bakora indirimbo zo kuramya no guhimbaza ibikorwa ni byinshi nk'ibi ngibi byo kubateranya hamwe tukaganira twungurana ibitekerezo tukareba uburyo gospel industry yakwaguka murateganya gutegura season 2 ryari already twatangiye kwitegura ndetse icyo nabwiye nuko iki ni cyo gikorwa kibimburira ibindi bikorwa byinshi bya season 2 bigiye kuza yego so reka twizere ko abahanzi bagiye gutahana amafaranga mu ntoki mutojya kubaha sheke zifotoye oya niyo mpamvu turi hano tuje kuyabaha so okay sawa reka nanjye ngiye kure umuhanzi w'inshuti yanjye ndamwataka mu kanya ngurira akantu cyangwa nze kureba we boss nta kibazo sawa merci beaucoup izuba rinyibutsa ineza